umunsi ku wundi ni ku mujyi wa Kigali ukomeza kwigwizaho inyubako ndende kandi zifite udushya twinshi. Wagera ku mushinga wa Ramba Hills wo ukaba agahebuzo bitewe n'ingano ndetse n'isura ugiye kuzana, kuko harimo igeretse kugera kuri 26. Ese kubaka byaba bigeze he? Bibutse ko wageze kuri Decentency, wa muyoboro ubwo update ku mishinga minini y'ubwubatsi. Niba ari bwo bwa mbere uhageze cyangwa utarakora subscribe, uyu niwo mwanya wo kubikora. Bibuke kandi gukanda like na share kuko twamaze twigumanire. Hari bamwe mu bakunzi bacu bakomeje kutubaza aho umushinga wo kubaka iyi miturirwa ya Ramba Hills igeze. Umwe mu mishinga minini iri kubakwa muri Kigali ufite agaciro kagera kuri miliyoni zisaga 80 z'amadolari. Washyira mu manyarwanda ugasanga ni hafi miliyari zirenga 115 mu manyarwanda. Imirimo yo kubaka ikaba yarashyizweho ibuye ry'ifatizo mu mpera z'ukwezi kwa 8 muri 2025. Umuyobozi wa RDB ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo cya Ramba Real Estate aribo ba nyiri uyu mushinga munini w'inyubako zikomatanyijemo ibyiciro byinshi by'inyubako dusanga hanga muri Ramba Hills, nibo babitangije ku mugaragaro. Rero ku ikubitiro imirimo yo kubaka yatangiriye mu kubaka inzu zo guturamo, nabwo zimwe zigeretse kugeza kuri 2 cyangwa se bizwi nka G+2, ariko zifitemo na cave ndetse na ground floor, dore ko izo nzu zose ari 10 zikaba ziri ku muhanda ureba cyangwa se facinga iki kiyaga cya Nyarutarama, iki cyo kuri Golfe cyangwa se ureba neza kuri Golfe hakurya n'ubundi. Izi nzu rero nizo twavuga ko zatangiye ku buryo bugaragara, aho twavuga nk'izigera kuri 2 arizo zigiye gutangira imirimo ya finissage, kuko ubona ko ama etage yose yamaze kugeraho, mu gihe izindi zo muri iki cyiciro nazo mu bice bitandukanye ubona ko ziri kubakwa nazo, ariko zikaba ziri mu byiciro bitandukanye. Ubwo turi kuvuga ku maniho cyangwa se ama etage atandukanye, yaba iziri hasi, ziri kuri etage ya mbere, ya kabiri, gutyo mu byiciro byose, ariko ubona ko zose zigera ku 10 zose imirimo yazo yatangiye, nubwo ziri mu byiciro bitandukanye. Twavuga ngo imirimo yazo irarimbanyije, ariko nkuko twavuze ko imirimo yatangiriye ku nzu zo guturamo, tukibutsa ko uyu mushinga ufitemo inyubako zitandukanye ziri mu byiciro bigiye bitandukanye, harimo rero inzu zo guturamo ndetse hakamo n'inzu z'ubucuruzi ndetse n'ibiro bitandukanye. Muri zo guturamo tumaze kuvuga ziriya zigera ku 10 ziri mu cyiciro cy'izigeretse 2, ariko hari n'izindi zirimo ama apartment zo ziri mu nyubako z'amatage cyangwa se z'amagorofa 4, ariko buri gorofa cyangwa se buri nzu ikaba ifite etage kuva kwigeretse inshuro 10 kugera ku zigeretse ndetse n'inshuro 16. Izo ni inyubako 4 ziri mu byo byiciro bigiye bitandukanye bitewe nuko zigiye zigerekwa. Izo nazo n'izindi nyubako zaba zirimo amagorofa arimo ama apartment, zo rero bitewe n'ubunini bwazo nazo imirimo twavuga ko yatangiye, ariko tukavuga ko imirimo yazo ikiri hasi bitewe nuko imirimo yo kuzubaka yo ikiri hasi, utavuga ko bigaragarira ijisho ku muntu udasanzwe azi iby'ubwubatsi, kuko urebye wavuga ko imirimo ikiri muri fondation kuko biracyari ku butaka, aho abazi iby'ubwubatsi ubu ngubu hari igikorwa cyo kubaka fondation zitwa pile cyangwa se amapile aba ashyirwa mu butaka. Izi ni fondation zinjizwa mu butaka, aho nkuko muri kubona iyi mashini mubona ni imashini yohereza icyuma mu butaka kigacukura, kigasa n'igicukuramo icyobo, noneho cya cyobo gicukuye ubwo niko kirimanukamo niko cyo kizamura itaka kirikuramo, noneho hakaza gusigaramo umwobo cyangwa se icyobo. Cya cyobo rero cyavuyemo itaka kiza gushyirwamo beto. Icyo cyobo ari icyobo kirekire ko gishobora kurenga metero 15 bitewe nuko abahanga babigaragaje. Nyuma yo gusukamo beto rero ubwo ko haba hari n'ibyuma byateguwe, icyuma kizinze, urabona ni ibyuma biri hano, ukabona icyuma kiri circulaire cyangwa se kiri cylindrical, ariko hasi kiba gikoze ku buryo bumeze nk'ubusongoye burgifasha kuba cyakwinjiramo. Nkuko muri kubona imashini iraza ikagitsindagiramo ikacyohereza muri ya beto, kikamanukamo kikageramo hasi. Uko icyo cyuma kiba kizinze neza, kiba gifunze neza, nako imashini byorohereza imashini kuba yakimanuka gitsindagira muri ya beto, ariko babikora n'ubundi ya beto icyoroshye itari yuma. Beto niba bakimara kwisukamo na cya kimara tabacyoherezamo, bakagenda rero babikora ku myobo bitandukanye cyangwa se bagenda bacukura imyobo bitandukanye mu kibanza bitewe naho bashaka ko za fondation n'ubundi zigenda zijya. Ibi rero nibyo biri gukorwa ahazajya izo etage zigeretse kuva kwigeretse ku 10 kugeza kugeretse 16 mu bice bigiye bitandukanye by'ikibanza bitewe naho ziri allocated cyangwa se naho zizubakwa. Ibi rero nibirangira nibwo hazubakwaho ibyo tuzi nk'ibirenge by'inkingi cyangwa se za semere mu Faransa, footings bitewe n'ururimi ukoresha. Footing ubwo ni Icyongereza. Ibi rero izo footing nizo zijya hejuru ya mapile cyangwa se bya ndi bohereje mu butaka. None izo footing
cyangwa se amaradiyo generali ajya hejuru y'izo piles, noneho hazamurwaho inkingi z'inzu, niho hazamurwaho za nkingi dusanzwe tuzi, cyangwa se bagatangira no kubaka etaje mu buryo busanzwe tumenyereye. Noneho icyo ziriya pile cyangwa se ziriya twagiranye n'inkingi ziba zoherejwe mu butaka, icyo zimaze ni izo gufasha ya nzu, gufasha bya birenge by'inzu kuba bitabasha kwika, kuko ni fondasiyo iba igera kure, iba ifasha bwa buremere bw'inzu kuba bwamanuka bukagera kuri profondeur cyangwa se ku ndiba y'ubutaka, mu butaka kure ahantu hashoboka, ku buryo za mbaraga n'ubundi cyangwa se bya biro byaturutse mu nzu bimanuka bikagera mu butaka byacitse amazi, ku buryo ibijyanye no kwika kuba habaho fondasiyo yananirwa inzu ikika, ibyo ngibyo byagabanyijwe. Ni kubitekereza ko hari abari kwibaza bati se etaje zose niko zubakwa? Ibyo rero si byo, kuko biterwa n'uko inyigo z'ubutaka zagiye zikorwa muri laboratwari zerekanye, cyangwa se ibisubizo zatanze, nibwo hafatwa umwanzuro w'ibigomba gukorwa kugira ngo inzu igire ubuziranenge n'umutekano ko bazabasha kuyikoresha. Rero nk'uko twabivuze, uyu mushinga byatangajwe ko mu mezi 18 uhereye igihe watangiriye, inzu zo guturamo zigomba kuba zarangiye, noneho izindi nazo zikagenda zubakwa mu byiciro bigiye bitandukanye. Turi kuvuga ibijyanye n'amaparitoma, yaba ari ziriya aparitoma twagiye tuvuga ziri kubakirwa amafutingi n'ibiki bigiye bitandukanye, izo nazo mu myaka 2 n'igice nabwo zikaba zabonetse. Ni mu gihe zazindi zigeretse inshuro zigeze kuri 26 ndetse na 24 nazo zigomba kuba zabonetse mu myaka 4. Ubwo ari nabwo twavuga ko umushinga wose nyirizina ugomba kuba washyizweho akadomo. Tukibutsa ko muri izi zigeretse inshuro 26 ndetse na 24 harimo ifitemo aparitoma ndetse n'ibiro, ndetse kandi hakabamo na hoteli. Gusa kugira ngo byose birangire neza, nuko hagomba no gushyirwayo ibindi bikorwa remezo byose bigomba kujyana n'uno mushinga, dore ko ari ahantu hanini, ari ahantu hazaba harimo inzu nyinshi, hazaba ari ahantu hagenda abantu benshi batandukanye, hakorera abantu benshi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu agomba kuba hari ibikorwa remezo bitandukanye, ari byo byateganyijwe, yaba ari piscine, nk'ahantu ari hoteli, nk'ahantu hatuye abantu, hano hazaba hagenda abantu batandukanye, hazaba ari ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, hagomba kuba hari uburyo bwo kwidagadura, ariyo mpamvu hazaba ari piscine. Hakaba kandi n'imihanda ihuza izo nzu, imihanda ihuza izo nyubako zigiye zitandukanye, ku buryo bizajya byorohereza abahagenda, ndetse kandi hari n'ubusitani bufasha abahari guhumeka umwuka mwiza. Ibyo byose biri mu bikorwa remezo bigomba kuzahashyirwa muri ya myaka 4 yose bigomba kuba byarangiranye. Kandi si iyo tuvuze ibikorwa remezo ntabwo twakwibagirwa parikingi, dore ko hano hazaba hagenda abantu benshi batandukanye. Niyo mpamvu bateganyije ko hagomba kuba hari parikingi ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka zigera ku 1400. Izi ni imodoka nyinshi ugereranije n'inyubako ya Inzovu Mall, dore ko Inzovu Mall yo iteganya parikingi yakwakira imodoka zigera kuri 667. Uri kumva ko iyi ngiyi yo kuri Ramba Hills ikubye iyo ku Nzovu Mall inshuro zigera kuri 2. Nkuko muri kubibona, murabona ko imirimo isa naho ikiri kure, ariko imirimo irarimbanyije kuko umushinga ni munini, ariko ukabona ko imirimo irimo irakorwa, kandi ubona ko n'umushinga koko uri imwe mu mishinga igiye guhindura aka gasozi ka Kacyiru, nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabitangaje ubwo ari mu nama n'abayobozi mu kwezi kwa gatandatu muri 2025. Ubona ko aka gasozi kagiye guhinduka agasozi ka Kacyiru. Iyo uri hakurya za Nyarutarama ukabona uburyo umusozi rwose uri mu mishinga myinshi, ubona ko inyubako ziri guhindura ahangaha, hakiyongeramo rero n'umushinga wa Ramba Hills urimo utangira. Ubona ko agasozi kagiye guhindura byinshi ku isura y'umujyi wa Kigali. Weho gumana natwe, update nk'izi ngizi dukomeze tuzikugezeho. Icyo usabwa ni ukanda subscribe niba utari wayikanda, niba kandi utarayikora uyu mwanya nawo kugira ngo ubashe kubikora. Ubundi twomeze tugendane, ukore like, ukore share, ubundi twomeze twibanire update nk'izi ngizi. Naho utaha, bye bye, ciao ciao.